Yani kuri Top Figure TV, abakunze ibiganiro bya Top Figure TV twongeye kubaha ikaze. Vestine umuhanzi akomeye, umuhanzi ukomeye cyane, azwi nka Vestine by'ukuri akoza agashya, isi yose iramutangariye. Mbega Vestine bigenze bite? Mbega Vestine ni akahe gashya akoze? By'ukuri si ubwa mbere hano kuri Top Figure TV tubagezaho amakuru y'umuhanzi Vestine. Ishimwe Vestine rero by'ukuri aciye agahigo muri Minisiteri y'Uburezi. Muribuka amakuru yanyuze hano kuri Top Figure TV tubabwira Vestine na Dorcas uko byari bimeze. Hariya mu kigo cya International Technical School of Kigali, ni hariya i Gasogi aho Ishimwe Vestine yari asanzwe yiga. Muribuka ko twarababwiye Vestine by'ukuri ni umwana w'umunyamugisha, ni umwana agiye atangaza isi mu bitandukanye, haba mu mpano Imana yamuhaye, haba no mu byo agenda akora bya buri munsi. By'ukuri Vestine ni umwana mwiza. Tumaze rero kubabwira, tumaze no kubereka cyangwa se tukabanyuriramwo ibyiza Vestine agiye kugaragariza cyangwa se kwereka isi, cyangwa agiye kwereka rubanda by'ukuri. Twarabwiye Vestine ko yari umwana w'umuhanga, yize ari umwana w'umuhanga muri International Technical School of Kigali hari i Gasogi. Ni umwana atigeze ahagarara ku cyubahiro cye yari afite, atigeze ahagarara kuba yari umuhanzi, kuba cyari icyamamare. Ibyo ntabwo byigeze bimutera gusuzugura cyangwa se bimutere kwitwara uko atari imbere y'abandi bana cyangwa se imbere y'abarezi. Rero yize neza, yiga ari umwana ushimwa cyane, ushimwa n'abarezi, ushimwa n'abayobozi b'icyo kigo, mbese ushimwa n'abana rwigana muri icyo kigo. Tunabibutsa ko na mutoya we Dorcas bose bigana muri icyo kigo. Niho rero yaza kugira amahirwe, twarayibanyuriyemo hano kuri Top Figure TV. Ariyo mpamvu tubabwira ngo niba aby'ukuri ari ubwa mbere ugeze kuri Top Figure TV, tugusaba gukanda subscribe kugira ngo amakuru nk'aya meza, amakuru y'ibyamamare by'ukuri agende akugeraho, utagenda ucikwa n'amakuru aba agezweho anyura kuri Top Figure TV. Noneho rero Ishimwe Vestine yaje gutegwa ivi nk'uko twagiye tuyabwira, ategwa ivi n'umwarimu wamwigisha imibare. Ariko noneho rero kabaye agahigo kadasanzwe. Uri kureba kuri transcript cyangwa se uri kureba ku manota Vestine yabonye, by'ukuri byagaragaye ko yagerageje gukaza urukundo, yakabije urukundo mu gihe yari ari ku ishuri. Mwarimu w'imibare nawe yaje kugira kumukunda, ariko uri kurareba mu mibare nk'uko nange mugenda mubiraba kuri transcript, by'ukuri imibare ya Vestine ntabwo yagaragaye neza, ariko ibyo ntibyaje kumubuza gutsinda. By'ukuri yatsinze kandi atsinda neza, nk'uko mubona ko kuri transcript yiwe hagiye hagaragara ko akantu bita ngo pass, ariko kavuga ngo Vestine yabonye diplome muri combination ya culinary arts. Rero ibyo twagiye tubanyuramo by'ukuri, inyuma yo gutegwa ivi n'umugabo cyangwa se umwarimu yamwigisha imibare muri International Technical School of Kigali. Noneho rero aciye agahigo. Benshi bagenda bibaza se uyu mwana azatsinda, bizagenda bite? Ni umwana ibyo kwiga yakomeje kwifatanya n'ubuhanzi bwe, yakomeje guhanga, yakomeje kuba icyamamare. Nubwo ari muri International Technical School of Kigali, ntabwo yigeze ahagarika kuhanga indirimbo, ntabwo yigeze ahagarika kugaragaza ibihangano bye. Noneho rero nyuma y'ibyo bihangano bye yakomeje kandi no gukunda n'umwarimu w'imibare, nawe aramukunda. Nk'uko twagiye tubibashikiriza hano,
by'ukuri urukundo rwabo rero rwaje kugaragarira nabo hanze, rujya kugaragarira mbese n'isi yose, cyane ko ibinyamakuru bitari bike byagiye bibyandikaho. Rero benshi bagiye baza ese Vestine yagiye gukora ubukwe, Vestine bigiye kugenda gute? Ariyo mpamvu tugusaba gukanda subscribe no gukomeza gukurikira ibiganiro bya Top Figure TV ibitari bike. Noneho rero amakuru atari make ugiye kuyabona, amakuru wifuje kuri Vestine inyuma yo gusoza amashuri rwose, amakuru agiye kukugeraho. Noneho rero uwo mwana w'umukobwa, uwo mwana w'umuhanzi by'ukuri rero yamaze guca agahigo, yamaze kwereka isi, areka ngo ntabwo nakunda gusa, ntabwo nigeze njyana mu ishuri ubuhanzi gusa cyangwa se kuba naramamaye, uya nagiye no kwiga kandi nshize umutima ku byo nagiye kwiga, ariyo mpamvu acuye impamyabushobozi nk'uko mugenda mubibona hano kuri transcript yiwe nk'uko twagerageje kuyigaragaza. Rero by'ukuri rero dukunda kubabwira ngo aha niho tuzagenda tubona amakuru yizewe, amakuru by'ukuri y'ibyamamare uko bukeye uko bwije. None rero ariyo mpamvu tugusaba gukomeza gukurikira ibiganiro bya Top Figure TV. Hari byinshi rero tugenda twibaza ku bijyanye n'ibiganiro bya Top Figure TV, hari byinshi tugenda twibaza ku bijyanye n'amakuru anyura kuri Top Figure TV, hari byinshi tugenda twibaza kuri Vestine, hari byinshi tugenda twibaza kuri Dorcas. Komeza ukurikirana ibiganiro byacu, hari byinshi rero tugiye kukugezaho mu minsi iri imbere, hari byinshi tugiye kukugezaho vuba. Ibijyanye n'ubukwe twaherutse tubabwira ko bamaze gutera ivi, dore ko tubabwira ko bavuye gusaba irembo kwa Vestine. Noneho rero amakuru tugiye kubagezaho, tugiye kubacukumburira, mbese tugiye kubabwira ese ni iki kigiye gukurikira kuri Vestine, niki kigiye gukurikira ku muhanzi wacu Dorcas. By'ukuri rero niyo mpamvu tugusaba gukomeza gukurikira ibiganiro bya Top Figure TV kugira ngo uwo ari we wese amakuru twifuza cyangwa se amakuru dushaka agende atugeraho ku mwanya. Rero mwakoze gukurikira ibiganiro bya Top Figure TV, tugiye gukomeza tubageragereza, tugiye gukomeza tubashakira amakuru. Benshi mwagiye mutwandikira mutubwire se ibijyanye n'ubukwe bwa Vestine bigeze he, ibijyanye n'ubukwe cyangwa se ibijyanye na education ya Vestine. Benshi bajya bidusaba ngo Vestine igihe cyo kurangiza amashuri cyo n'icyagera, by'ukuri muze mutubare mutugezaho amakuru ye. None aya makuru ye twamaze kuyabagezaho, tugera gukomeza no kubacukumbura yandi tubabwira mbega ni iki kigiye gukurikiraho inyuma yo gufata impamyabushobozi haba kuri Dorcas. Ariko Dorcas we tunamenyesha ko akiri muri mwakiriya kigo kigasogi, ntabwo Dorcas we arasoza, ariko by'ukuri Vestine wewe yamaze gusoza kandi twamaze kubona impamyabushobozi ye. Noneho rero tugiye kubabwira se no kubanyurira ngo muri make igiye gukurikira mu minsi iri imbere, cyane ko benshi mwagiye mu bidusara nk'uko twagiye mwabidutumye, twaragerageje gutumika, twashatse amakuru hirya no hino y'ibijyanye n'amakuru ya Vestine. By'ukuri rero icyo tugusaba no gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri Top Figure TV, ukanda like, ukanda na share, kandi bibaye byiza no muri comment ukanyurayo ukatubwira niba ibiganiro tukugezaho bijyanye na Vestine cyangwa se na Dorcas niba by'ukuri bikugeraho nk'uko byo kagombye kuba bikugeraho, by'ukuri niba bikugeraho nk'uko ushaka ko bikugeraho, niba hari icyo twahindura cyangwa se niba ari yindi inyunganizi waduha, by'ukuri nyine ukanyura muri comment ukaduha iyo nyunganizi. Ariko icyo tukwemereye ko nuko amakuru y'ibyamamare yaba Vestine, Dorcas n'abandi bose mu minsi twabagije ngaha amakuru ya Papi, tubagezaho n'andi makuru y'abandi bahanzi n'ibindi byamamare uko bijyagiye bikurikirana ku biteramo byagiye bibera hirya no hino ku isi by'abahanzi bakomeye. Twabagejejeho ku gitaramo cya Papi cyagiye kubera muri Canada, muri Amerika. Rero niyo mpamvu tubabwira ngo amakuru
menshi kuri Top Figure TV tuba tuyibitseho, ariyo mpamvu tubasaba kudukurikira, ariyo mpamvu tubasaba inkunga yanyu yo gukanda subscribe na comment kugira ngo by'ukuri tugerageze kunoza imikorere cyangwa se tugerageze kunoza uko tugenda tubagezaho amakuru namwe uko agenda abageraho. Rero by'ukuri rero ni Vestine niwe tugiye kuba dukurikira, niwe tugiye kuba tureba ese Vestine bimeze bite, ese Vestine abantu benshi ku bijyanye n'ubukwe bwa Vestine baragenda bivugaho iki, ese ku bijyanye n'itsinda rya Vestine gutsinda kwakira diplome kwa Vestine abantu benshi bajya bivugaho iki. Rero ayo niyo makuru twagerageje kugenda kutuba kusaniriza hirya no hino, ariyo mpamvu tukuvuga ngo ukomeze ukurikira ibiganiro bya Top Figure TV. Turaka ubwanyu, murakoze cyane no gukurikirana ibiganiro byacu, mukomeze guma ku murongo wa Top Figure TV, dukomeza gukanda subscribe ku bantu bari bwa mbere bageze ku uyu muhora wa Top Figure TV, cyangwa se bari bwa mbere bageze kuri Top Figure TV. Ibiganiro bindi birakomeje naha mukanya.